Turahirwa Moyize kandi akaba agejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Turahirwa Moyize mu byo ashinjwa harimo gukoresha ibiyobyabwenge ku buryo bwo hejuru. Turahirwa Moses Motion kabisa ubu ngubu agiye kuba rwose agiye gusomerwa. Agiye gusomerwa bamubwira bati urashinjwa iby'uko wakoresheje urumogi, nawe ati ntarwo nakoresheje. Ahangaha rwose mu rukiko baguhamye abandi bagushinja wakoresheje urumogi, nawe ati reka murabeshe ntabwo nigeze mukoresha. Moyize rwose mu bihe bigiye bitandukanye yagiye agarukaho ubwo rwose hagendaga havuga inkuru zigiye zitandukanye z'uko akoresha urumogi, ndetse nanone mu mbwirwaruhame cyangwa se mu byo yashyiraga ku mbuga ze nkoranyambaga habaga harimo amagambo agaragaza ko rwose ngo azakora imideli ku bijyanye n'urumogi. Niba azakora imyenda agashushanya urumogi simbizi, ntazayikora mu rumogi, ibyo byo nimubimbaze. Uyu munsi rero Turahirwa Moyize ni ku itariki ya gatandatu saa 12 z'igitondo. Turahirwa Moses ukurikiyeho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge nibwo yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gihe iburanisha rigomba gutangira isaha 3 z'igitondo. Dosiye kandi yagenewe urukiko ku itariki 28 ukwezi kwa 4 2025. Ikirego nanone cyandikwa ku itariki 30 muri uko kwezi. Ubwo Turahirwa Moses yaregwaga ku rukiko, yagezwaga ku rukiko mu modoka ya RIB yari arinzwe n'abapolisi bagera ku 8. Abapolisi rwose bari baherekeje imodoka yari arimo. Moyize rwose arinzwe n'abapolisi 8 bati tumufa umunandi. Ngo kandi Moyize yari yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umutuku ikozwe na motion n'agapfukamunwa ku buryo bitashoboraga ko rwose wabona amarangamutima y'ubirebere ku isura. Moyize ati katugende akubitamo agapfukamunwa. Ngo kandi ku rukiko nta bandi bantu bari bahari usibye abanyamakuru, nabo rwose batari bemerewe kwinjira mu ifasi y'urukiko kuko amasaha yo gufungura atari yakageze. Abizi inzego za leta zifungura saa 3 zose. Ugenda ukahatura mukabaho gutama ugategereza. Inkuru kandi nanone ikomeza igira iti abanyamakuru bageraga kuri 5 nabwo bafatiraga amashusho hanze y'uruzitiro rw'urukiko. Iburanisha kandi ry'urubanza rwo ryose ryiteganyijwe ko ritangira isaha 3. Muri uru rubanza ubushinjacyaha burasobanura impamvu bwamuregeye urukiko. Nanone nawe arahabwa umwanya yisobanure ku byaregwa. Muri ku itariki 22 Mata nibwo RIB yataye muri yombi Turahirwa Moses akurikiyeho gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu musore kandi yongeye gufungwa nyuma y'uko rwose muri Mata 2023 nabwo yari yatawe muri yombi akurikiranyweho ibijyanye n'ibirimo hakurikiranyweho ibijyanye no guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira, gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Kwanga muri pasiporo ye rwose baravuze bati kuki wihindura umugore hano uri umugabo. Nubwo yari yahinduye ahari M ivuga mare ahashira feme, F ivuga ngo femme. Moyize rwose ku rukiko. Moyize kweri. Kuva kandi muri Mata 2023 Turahirwa Moyize yatangiye gukurikiranwa n'ubutabera. Ubwo rwose mu kuboza ku itariki 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha birimo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, nanone no kunkura urumogi. Bati turagwigushinja kunkura urumogi. Moyize rwose yashinjwe kunkura urumogi. Amenya Moyize akunda akantu kinuza ko gutumaguza ye. Koko gutumura koko. Hari abahita basangira ngendo bashaka guhita bankuramo rusaya cyangwa akamena ruseke. Twikomereza inkuru ikomeza igira iti rwahise rumukatira gufungwa imyaka 3 no gutanga ihazabu ya $2,20,020 nk'ikigarama ry'urubanza. Nubwo rwose yahise ajurira icyo cyemezo ati $2,000,000 ahita burana arajurira ati reka. Kandi Turahirwa Moses cyangwa Moyize yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideli mu Rwanda binyuze mu nzu ye y'imideli yitwa Motion. Yashinze maze nanone kandi iyo nzu imaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Moyize yagiye yambika ibyamamare bigiye bitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye. Moyize kandi ku ruhando mpuzamahanga ni umuntu wagiye ususurutsa abantu mu byiciro bigiye bitandukanye. Agiye avugwaho nanone bigiye bitandukanye birimo gukoresha ibiyobyabwenge nanone no kwibasira
rimwe na rimwe inzego zigiye zitandukanye agaragaza ko rwose urumogi rugomba kwemerwa, hagiye anagaragaza rwose ubwambure bwe. Moyize yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye ku buryo abantu benshi bamuzi ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo rero byari ibyo tubagezaho mu kanya, turabagezaho ibi byakorewe mu rukiko nuko byarangiye. Tumenye Moyize ese byagenze bite, ese bamukatiye mama, ese bamubabariye, ese bagiye kumujyana muri rehab. Ibyo byose ndakubwira ngo ukomeze udukurikirane kandi subscribe uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo, ariko turakagushishikariza cyane kubikora uyu munsi kugira ngo rwose utajya ucikwa n'amakuru tuba twakugejejeho. Turi kumwe rero, Imana ikomeze ibazigame. Ciao ciao, naha mu kanya rwose tubabwira ibyakorewe mu rukiko kugira ngo nanone twumve ese Moyize byarangiye gute. Turi kumwe rero, Imana ikomeze ibazigame. Ciao ciao.